ijuru Yesu yabwiye abigishwa be ati nzagaruka mbajyane aho ndi namwe muzabeyo ngaho rero nimugende mu mahanga yose muvuga iyo nkuru abazemera mubabatize mwese mugende mubyamamaze nukuri n'impamo n'ibigitinze agiye kugaruka n'ihame ridakuka Yesu araje dora tungutse ku bicu kandi amaso yose azamubona haleluya hosiyana hashimuje mu izina ry'umucunguzi nukuri n'impamo n'ibigitinze agiye kugaruka n'ihame ridakuka Yesu araje dora tungutse ku bicu kandi amaso yose azamubona haleluya hosiyana hashimuje mu izina ry'umucunguzi Pentekote bari mu cyumba cyo hejuru imbaraga y'umwuka wera irabamanukira bamamaza ko yazutse ibihumbi bitatu bariha maze bose bakira ubutumwa bumva mu ndimi z'akavukire nukuri n'impamo n'ibigitinze agiye kugaruka n'ihame ridakuka Yesu araje dora tungutse ku bicu kandi amaso yose azamubona haleluya hosiyana hashimuje mu izina ry'umucunguzi nukuri n'impamo n'ibigitinze agiye kugaruka n'ihame ridakuka Yesu araje dora tungutse ku bicu kandi amaso yose azamubona haleluya hosiyana hashimuje mu izina ry'umucunguzi n'abaturanyi bose mutabasize aho nabo bamenye ubwo butumwa bwiza nukuri nimubaburire bitwaje intwaro zose z'Imana urugo ku rundi mubwamamaze iyo nkuru isakare mu isi yose bamenye ko umwami wacu ari hafi ngaho rero nimugende uhereye ruhande mubuvuge n'abaturanyi bose mutabasize aho nabo bamenye ubwo butumwa bwiza nukuri nimubaburire bitwaje intwaro zose z'Imana urugo ku rundi mubwamamaze iyo nkuru isakare mu isi yose bamenye ko umwami wacu ari hafi nukuri n'impamo n'ibigitinze agiye kugaruka n'ihame ridakuka Yesu araje dora tungutse ku bicu kandi amaso yose azamubona haleluya hosiyana hashimuje mu izina ry'umucunguzi nukuri n'impamo n'ibigitinze agiye kugaruka n'ihame ridakuka Yesu araje dora tungutse ku bicu kandi amaso yose azamubona haleluya hosiyana hashimuje mu izina ry'umucunguzi
tugiye kuganira ku magambo avuga ngo itorero mu ntambara rihanganyemo n'umwanzi. Itorero mu ntambara rihanganyemo n'umwanzi. Reka dusenga Imana. Data ujya neza bana rukundo, tugushima umwanya uduhaye wo kuganira ku ijambo ryawe. Hari benshi basinziriye muri uyu mwaka, ariko data niki waduciye cyatumye uturinda kugeza amagingo yangaya. Nagushidikanya hari icyo dushakaho, nagushidikanya wanze ko turimbukira mu cyaha, nagushidikanya ugiye kugaruka kugira ngo utujyane budapfa, kandi kwera uzatwambika ikamba ry'ubugingo. Itorero riri ku rugamba, nk'uko watsinze Satani mu bwami bwawe ukamutsinda ubwo wazukaga, ndagusanga umutsinde mu mibereho yacu data, umutsinde mu miryango yacu, umutsinde mu itorero ryawe. Naho twapfa ugiye kuza gusanga nibwo uzabugarutse. Urakoze Yesu ko twumvise ibikwiriye, ukomeze kwidera ubuntu mu izina rya Yesu, amena. Itorero mu ntambara agize gute? Ntabwo munyumva, ninzajya mvuga mujye munsubiza, kuko isomo badusomeye riravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ese mbaze, tujya kwambara intwaro aturuko hari urugamba? Hari urugamba kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Subwo bo ni bandera, abadayimoni, imyuka mibi yo muri iki kirere. Tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, ahadari atmosfere. Abamarayika bazenguruka, ariko mwambara intwaro zose z'Imana. Umurongo wa 13, nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Ariko ubwo munsi ni uwe pastor? Ni umunsi w'imperuka. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Pastor avuze uti ni umunsi w'imperuka. Nimusoma Daniel cya 12 bavuga iby'igihe cy'imperuka. Ku murongo wa 4 Daniel yavuze ngo kizaba ari igihe cy'umubabaro. Ejo bundi ndavuze soma amagambo avuga ngo uko dusatira ibihe by'imperuka, gutandukana kw'abashakanye kuzaruta abashyingirwa. Namwarigenzuye neza, uyu munsi wa none abakristo bari ku rugamba. Kandi nimuza kunyumva neza, iri torero, itorero rya Kristo ni rimwe, kandi itorero rya Kristo ni rimwe. Itorero rinesha uhere mu kinyejana cya mbere ukogeza ubwo Yesu azagaruka. Itorero rizanyura mu bihe binyuranye, kandi itorero nimutegereze inyubako ya Buzuri. Itorero ni wowe ni njyewe turi ku rugamba. Ariko bize reka mabwire icyambabaje, bamwe bari mu guhunga urugamba. N'ubu ngubu babwiriza, hari benshi bataje gusenga, bahunze urugamba. Hari benshi batandukanye kandi ari abakirisitu. Hari benshi babana ari ugushinyiriza, bari mu mibereho itafite ishingiro. Hari benshi bari mu bukene bukabije. Hari benshi barwaye indwara zidakira. Itorero riri ku rugamba ni wowe ni njyewe, ariko ntuzibeshye ngo itorero urebere muri Pastoral Samuel. Pastor, ntibazakurebere mu itorero, kuko nanjye ndi ku rugamba. Itorero rya Kristo rihora riryera abana b'Imana. Muzabona abahunga urugamba bavuga ngo itorero ryabaye Babuloni, njye mvuyemo ndagiye ngiye mu bagorozi. Hari itorero rya munani rizabaho, rizabahora. Itorero ni rimwe. Mushaka kubaza uti pastor, ntuzi itorero ko rimwe n'abadivantiste? Itorero byahishuwe 12 ngo byahishuwe 12 ngo 12 havuga ngo iki? 12 ngo 12
itorero ryasigaye ku murongo wa 17 ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo muhungu wanjye banza umbwire kuki umugore ni iki ni itorero kuki ikiyoka cyarakariye umugore rirwanya ico kiyoka reka wumve iki ngiki rero pastor intambara ahereye mu ijuru satani aratsindwa Mikayeli n'abamarayika be baramanuka se turi kumwera ku bantu bumvise ikibwirizwa nabwirije kuri radiyo kivuga ngo umuhanzi w'indashyikirwa hari ibanga ijuru ryahishe satani ibanga ijuru ryahishe satani ni uko Yesu napfa tubona ubugingo muranyumvise ra ni ukuvuga ngo Yesu yigishije abigishwa be ko yabanje gushaka itsinda azifashisha mu kuvuga ubutumwa bwiza ubu ngo abagezweho ni wowe nanjye se turi kumwe ra abagezweho ni wowe nanjye tuguma gukorana na Yesu Kristo none akabwira ko azapfa ku munsi wa gatatu akazuka satani abonye yuko Yesu apfuye bamushyize mu mva bashyizeho cya kibuye kuko muzi ko Nikodemu na Mariya Magadalena na Yosefu bagiye kuvana ku musaraba umubiri wa Yesu bawushyira mu gituro mu mva ya Yosefu barangije bashyiraho ikibuye kinini ntabwo aribo bashyizeho ubushishi ahubwo abaroma nk'uko ngiye turaza gukomeza abaroma wongeyeho abatambyi bajya kwa Pilato gusaba imva ya Yesu ngo bayirinde ngo kuko yavuze yuko azapfa ku munsi wa gatatu akazuka Pilato arayibaha nibo bashyizeho ubushishi barangije bashyiraho ingabo z'abaroma n'abajyanya n'abanyamerika b'uyu munsi wa none imva barayirinda ariko igihe gikwiriye gisohoye icya mbere habayeho umutingito urajegeza se muhungu wa Yesu buri habayeho umutingito wavuga utabana abanyu bagiye gupfa wa mutingito we hagarara wabishobora reka nkubwire niyo waba Pastor Samuel Gitifu wa Union ntabwo hagarika umutingito hari igihe umutingito waje nari ndi kumwe na voka Erasto twari turi mu biro muri etaje ya 6 etaje yigira icyo ndabwo ni Erasto urabona ko tugiye gutaha eri yagiye mu igare ry'umwotsi twebwe tugiye kugendera muri etaje niwabasha kuhagarika mu gihe wategisaga ubushishi n'ikibuye byaratandukanye bikimara gutandukana ijuru ryohereza marayika umwe kuko marayika afite kurabagirana ntabwo ingabo z'abaroma bihanganiye kureba ubwiza bwa marayika ahubwo birivuga ngo barahunze bakimara guhunga marayika afata cya kibuye agishyira ku ruhande arangiza akicaraho Yesu arazuka Yesu ni muzima Yesu ageze ku munwa w'igituro Mariya arahahinguka se bakobwa ba Yesu kuki atahingutse Petero basubiza muhungu wanjye ko mama wa Yakobo na Petero yabati Yesu uzanyibuke umuhungu wanjye umwe azajya iburyo bwawe undi azajya ibumoso bwawe kuki Petero atahingutse ibyo muze kubyisomera muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 9 simbijyamo naza kwafata umwanya munini akimara kwahinguka Yesu avuga ati Mariya nunkoreho narajya gutanga raporo ko mu izina rya Yesu inyoko muntu yose yabonye agakiza Yesu atanga raporo arangize ajya kwiyereka abigishwa bo na rubanda nibwo satani ashatse ikintu kindi noneho Yesu amaze gusubira mu ijuru se turi kumwe ra banza mutanyumva ngaho nimubanze mujye muri Mariko kugira ngo handi tuwasobanuke pastor Mariko 16 umurongo wa 9 muhagere Mariko 16 umurongo wa 9 Mariko igice cya 16 umurongo wa 9 yego aravuga ngo nuko amaze kuzuka mu museke kuwa mbere w'iminsi 7 amaze ku museke kuwa mbere w'iminsi 7 abanza kubonekera Mariya Magadalena muhungu wanjye kuki atabanje Petero kuki atabanje imwe mu ntumwa 12
mu itorero riri ku rugamba, eglise militante, hazahita havukamo eglise triomphante, hazava mu itorero rinesha. Se turi kumwe ra? Mu itorero rinesha, abasigaye mu basigaye bazagira itorero rinesha, abandi bazosohoka mu yandi madini za Babuloni baze bajya mu itorero rinesha. Abo ngabo niryo torero Yesu azajyana mu ijoro. Ntabwo mwanyumvise? Reka nikomereze nisoreze. Mwumva ikintu yanditse, inzandiko z'ibanze, paji 172. Satani yanejejwe cyane no gucumura kwa benshi, maze noneho akoresha ab'itorero ryaguye kugira ngo bahatire abakomeye ku butungane bw'imyizerere yabo, ngo bayoboke imihango yabo kandi basenge ibishushanyo. Bitaba ibyo bakicwa. Imirimo yo gutoteza yongeye gukongezwa mu itorero nyakuri rya Kristo, maze abantu miliyoni zitabarika bicwa nta mbabazi. Ibyo nabyeretswe muri ubu buryo. Imbaga y'abapagani yasengaga ibigirwamana bari batwaye ibendera ry'umukara ryari rishushanyijeho izuba, ukwezi n'inyenyeri. Irindi tsinda ryari rifite uburakari bukomeye, irindi tsinda ryasaga n'irifite iri tsinda ryasaga n'irifite uburakari bukomeye n'umujinya mwinshi. Nyuma neretswe irindi tsinda ritwaye ibendera ryera de, kandi kuri ryo hari handitswe ngo kubonera ubutungane n'iby'uhoraho. Mu maso habo hagaragazaga gushikama no kuba bemewe n'ijuru. Nabonye abapagani basengaga ibigirwamana babegera maze babica umusubizo. Abakristo batenebukiye imbere yabo, ariko itsinda ry'abakristo barushagaho kwegerana rikomeza kugundira rya bendera uko benshi bicwaga. Idini itorero ryakurikiyeho ni iry'Ituwatira, kuva muri 538 kugeza mu 1517. Mbere gato habayeho ubugorozi bw'Abavoduwa batwara ubutumwa bwiza mu mitsima no mu migati. Mu 1517 haza Martin Luteri. Uwo Martin Luteri, se turi kumwe ra? Ahubwo muri mukunyumva? Yego. Nyuma haza Martin Luteri. Martin Luteri yagaragaje ingingo 95. Kimwe mu bikubiyemo yaravuze ngo umuntu azabeshwaho no kwizera kwe. Ntabwo ari indurugensiya ba mukecuru, nuko baraguraga ikarita y'amafaranga 35 umuntu wapfuye akabasha kujya mu ijuru. Ubundi ukazamuka upfukamye, papa ari hejuru hariya, wagenda akakora genda ibyaha byawe urababariwe. Avuga ati ibyo ntabwo bibaho, umuntu azabeshwaho no kwizera kwiwe. Mwanyumvise? Nitujya mu byahishwe cya 6 ibyahishuwe cya 7 ibyo bihwanye n'ifarashi y'igitari gajutse itangira muri 538 kugeza muri 517. Ni ukuvuga rero iki gihe cya Luteri cyabaye igihe cy'umwijima ukabije. Kuri 31 z'ukwa 10 1517 Martin Luteri nibwo yerekanye izo ngingo 95. Ubugorozi rero nibwo bwahise butangira. Twihuse, ubugorozi bwarakomeje. Abitwa bahusi baja wikirifu bakomeje barengana bazira ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka nikomereze njye ku itorero rindi kugira ngo ngoreshe igihe neza. Itorero ryaje gukurikiraho ni Sarudi, bivuga icyasigaye mu 1517 kugeza mu 1555. Iyo tugiye mu byahishwe cya 6 umurongo wa 9 kugeza 11 haranditse amagambo ho ntabwo bavuga ifarashi, bavuga ngo ubwicanyi buzageza ryari. Se turi kumwe ra? Icyo Yesu yagaye Sarudi ni ikihe rero? Ni iki ngiki, nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane.
ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura nawe ntuzame igihe nzagutungurira. uwo ni Yesu Kristo ubivuga. icyo akora, ufite amazina make y'abisarodi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera nk'uko bibakwiriye. unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye. itorero ryakurikiyeho ni Filadelfiya mu 1755 kugeza mu 1894, tukabihuza n'ibyahishuwe 6:9 kugeza 11, aho bavuga ibibaho mu minsi y'imperuka bitangira mu 1855 kugeza ubwo Yesu azagaruka. twihuse, reka mvuge ngo twihuse. Niki cyabaye mu 1894? Niki cyabaye mu 1894? Pastor, disappointment ntabwo tubyumva neza. Icyabaye mu 1894, muhungu wanjye, ngaho ibintu byabaye mu 1894 ni ibiki? Mu 1844 yego, uwitwa William Mireri yaragurutse abwiriza ibijyanye no kugaruka kwa Yesu. Yego, anashiraho n'amatariki yo kugaruka kwe mu kwa gatatu mu kwa 10 mu 1894, 24 z'ukwa 10 1844. Yego, ubwo none habaho gutenguha. Habaho gutenguha. Yesu Kristo bari biteze kuri iyo tariki ntiyaza. Yego, ndumva ari byo byinshi byaranze uwo mwaka. Ntibyaranze uwo mwaka gusa. Mu 1844 mu 1844 bategereje ko Yesu aza nk'uko twamutegereje muri 2, ariko barategereza baraheba. Igitabo cy'intambara ikomeye kiva ngo bagiye mu matsinda mu miryango. Pastor, harya n'ubu ngubu dukwiye kujya mu matsinda. Bagiye mu matsinda muri iyi minsi. mu nama duheruka ya diviziyo bavuze ko dukwiye kongera kwiga ubuhanuzi, Daniyeli n'ibyahishuwe, tukiga mu matsinda. uwitwa Hazen Fosi yareretswe niyasobanura inzozi. Elena White mu Methodiste yerekwa yuko Yesu atari bwo agomba kuza, ahubwo yuko avuye ahera ajya ahera cyane. Gukora iki muhungu wanjye? Ahera cyane gukora iki? Ni mu mugabane wa nyuma uheruka ubuturo bwera. Gukora iki? Guhongera ibyaha byacu. Ibyaha byicujijwe aho kwiriye kubihongera. Ngaho nimufashe guhongera ibyaha byacu. 1894 ajya ahera cyane gukora iki? Gutangira umurimo w'urubanza. Ajya watangira itorero rya Laodikiya. Laos dokewo gucira abantu urubanza. Ibyahishuwe igice cya 14:6. Mwubaha Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigize gute? Gisohoye. Imanza zigira faze cyangwa ubwoko bugira kuri bune. Se turi kubwira ubu turi mu gihe cy'imanza kagenzuzi, kandi urubanza rwawe rwakatwa kandi ukiriho. Mama, uzituma rwakatwa? Hari igihe ubura umusambanyi Imana ikareba gasanga utazigira wihana ikarukata, ukubona ko wajya utanga ibere umwana akabasha gukura. Wajya uhinga cyangwa ugacuruza ngo abana babashe kwigira imbere, ko hari icyaha cyakubase gituma utabasha kwihana. Wumvise Pastor? Ngo nibansomere Yeremiya igice cya 7:9. Ariko nimuhumure tura kubyimanza turya tuhagaruke gatoya. Yeremiya igice cya 7:9. Muyobozi wanjye humura ndi hafi gusoza. Yeremiya igice cya 7:9. Kuri murahagera soma muhungu wanjye. Yeremiya igice cya 7:9. Yego, aravuga ngo yego, mbese mwakwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza Bali imibavu. Yego, mugakurikiza izindi mana mutigeze kumenya, mukajya guterekereza, maze mukaza kumpagarara
imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mukazi bwuzure mu nzu yitiriwe izina ryanjye, mukavuga muti turakijijwe, arariya twarakijijwe, ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. ibihe muhungu wanjye? Gusambana, kwica n'ibindi. Komeza aho ngaho rugeze. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye, mbese inzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi, mu maso yanyu. Dore njye ubwanjye narabibonye, niko Uwiteka avuga. Mu cya 844 hatangira imanza kagenzuzi rwakatwa, sibyo da? Ariko nyamara uhereye kuri Abeli ukagera ku musaraba habayeho urubanza ku imanza zatangiye mu basinziriye. Guhera ku musaraba ni ukwizera Yesu Kristo. Se turi kumwe ra? Guhera ku musaraba ni ukwizera Yesu Kristo. Icya 844 haza imanza kagenzuzi. Mu myaka 1000 naho n'urubanza hari hakurya. Mu myaka 1000 hazaba iki? Ko turi mu manza kagenzuzi kugeza ubwo Yesu azaza, ndi tugenda imyaka 1000 hazaba iki? Duca imanza zitandukanye n'izi. Mwahisha pasitoro, ariko ntabwo twahisha ijuru. Iyo ni ijisho majestikatifu, aho Imana izerekana ubutabera bwayo. Nyuma y'imyaka 1000 hazaza irangiza rubanza. Maze iminsi ndimo gusoma iyi Bibiliya, reka mbabwireze uko narayirangije n'ubu ngezemo hagati, ngeze mu barewe. Bibiliya igaruka ku mategeko 10 y'Imana. Ikindi birigenda igarukaho ni icyitwa urukundo. Dukundane. Se turi kumwe ra? Abadivantiste umunsi wa 7, reka mbabwire yuko harimo n'abarenganye. Husi bamutwitse ku manywa y'ihangu. Jawi Krifu yapfuye urupfu bamutumiye mu rukiko inshuro 3, ariko nta kintu babashije kumutwara. Ku iherezo akarengane kabayeho kazongera kabeho, ndetse n'imbomenere n'ibanga. Turi mu gihe cyo kwitoza. Ikimenyimenyi nuko ibimenyetso byose Yesu yavuze muri Mateyo 24 byose byamaze kugaragara. Intambara niziriho, babye intambara nibiriho ra, ibyorezo nibiriho, igisige n'ubutumwa bwiza tugomba kuvugwa. Kandi nabwo muri One Voice abana b'Imana bari mu gupanga ko tugomba kuvuga ubutumwa bwa Marika wa 3 mwijwi rirenga, twese mwijwi rimwe, tugatebutsa kuguruka kwa Yesu Kristo. Amagambo asoza, reka mbwibwirire amagambo asoza inshingano z'abagize itorero mu gihe giheruka. Icya mbere, kumenyesha abatuye isi ubutumwa bwiza bwa Marika 3. Icya kabiri, kuba abarinzi b'iby'umwuka, bizera. Namwanyumvise neza, ntihazagira umuntu n'umwe uza kukuvana mu byizerwa. Niba wumva hari n'umwuka wakujemo, uzagume mu itorero. Yesu nazaza bari wowe wajyana, ariko ntuzasohoke mu itorero. Ikindi, niba mwanyumvise neza, ntuzata abana bawe, uzaba nambeho uko byamera kose. Mwumva icyo mu gitabo The Review and Herald cyo kuri 24 z'ukwa 12 1889 uko bavuze. Hari abantu benshi bidamarariye, bameze nk'abibereye mu bitotsi nk'uko byahoze. Baravuga bati, niba ubuhanuzi bwaravuze mbere ko hazaho itegeko ryo guhatira abantu kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru, byanze bikunze iryo tegeko rizashyirwaho. Iyo maze kubyanzura batyo, bariyicarira bagategereza ibizaba batuje, bakikomeza batekereza ko Imana izarinda ubwoko bwayo ku munsi w'amakuba. Ariko
Imana nizadukiza nitutagira umwete wo gukora inshingano yaduhaye. Nk'abarinzi bakiranuka mugomba kubona inkota ije mukaburira abagabo n'abagore kugira ngo be guhera mu bujiji bw'ibyo bagomba kwirinda iyo baza kumenya ukuri imbere. Icya gatatu, tugomba kwibutsa abantu ku munsi wo kuruhuka ko ari we Sabato. Kandi mwibuke iki? Muri 513 muri ka karengane nababwiye igisabato yavuyeho. Konstantino ashyiraho guca imanza ku isabato, umunsi wo kuruhuka wishyira ku cyumweru. Se turi kumwe ra? Mu rwego rwo kurwanya ubwoko bw'Imana rero, mu rugamba ruzabaho mu minsi ya nyuma, hazabaho kwishyira hamwe k'ubutegetsi bwose bwahakanye bukareka kubaha amategeko ya Yehova. Muri iyo ntambara isabato ivugwa mu itegeko rya 4 izaba ishingiro rikomeye ry'ikibazo, bitewe nuko utanga amategeko y'ikirenga yigaragariza mu itegeko ryo kubahiriza isabato ry'umuremyi w'ijuru n'isi. Yesu aragira ati, Uwiteka aravuga ati, nimukabure kuziriza amategeko yanjye kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo menye yuko ndi Uwiteka ubeza. Kuva 31:13 hari abazashaka gucira inzitizi mu buryo bwo kubahiriza isabato bagira bati, nimuze umunsi w'isabato wariwo, ariko basa naho basobanukiwe igihe cy'umweru kizazira, kandi bakaba baragaragaje umurava mwinshi mu gushyira amategeko yemeza abantu mu kubahiriza umunsi wo ku cyumweru wa mbere wa Sabato. Bizera twaganiraga amagambo avuga ngo itorero riri ku rugamba. Ndamwanyumvise neza, itorero ni wowe niki? Se mwanyumvise ra? Urwo rugamba buri wese arurimo, ariko hari abatara ku rugamba. Ariko niturwanya intambara nziza, Imana izahagarara mu ruhande rwacu, kandi Imana ntabwo igitsindwa, izadutsindira iteka ryose. Maze mu rwanya intambara nziza, bo Kristo agiye kuza twambika ikamba ry'ubugingo. Ibyo nibyo mbasabiye, nanjye nisaro mu izina rya Yesu.